Ese ufite ibirori runaka cyangwa urashaka kwakira abantu? Ntuhangayike, Igo Protocol and Service duhari ku bwanyu. Mu bukwe, inama, anniversary, graduation party, baby shower, bride shower ndetse n'ibindi birori byose. Dukora protocol na serivisi neza cyane kandi abashyitsi bawe bakanyurwa. Dore impamvu wahitamo gukorana natwe nka Igo Protocol and Service. Turizewe kandi dukora kinyamwuga. Dutanga serivisi nziza kandi inoze. Tugira discipline ndetse tukubahiriza neza ibyo twemeranyije. Tugira imikoranire ya hafi n'abagize uruhare mu birori byawe. Dukora nk'ikipe imwe kandi ifite intego imwe. Intego yacu ni ugutuma wishimira ko waduhisemo. Nta kibazo ibirori byawe aho byabera hose, nka Igo Protocol and Service duhari ku bwanyu. Ese urashaka kutumenya cyangwa urashaka kudutumira mu birori byawe? Nta kibazo. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri 078 94 59 17 no kuri TikTok twitwa Igo Protocol and Service. Igo Protocol and Service, ubwiza bwa serivisi nziza, isura nziza y'ibirori byawe kandi yizewe.